Tekereza umuntu ufite miliyoni imwe mu madolari. Ushobora kumva ari umukire cyane kuko afite amafaranga menshi cyane. None utekereza ku muntu utunze miliyoni 100 cyangwa miliyari imwe y'amadolari. Elon Musk nk'umuntu ku giti cye ukize kurusha abandi bose ku isi afite umutungo urenga miliyaridi 1000 z'amadolari. Iyo urebye imibare nk'iyo ushobora kwibaza uti ni gute umuntu umwe ashobora kugera kuri ayo mafaranga yose kandi nge nkiri guhangana n'ibibazo byo kwishyura inzu, kubona amafaranga yo kurya, kwishyura amashuri y'abana cyangwa kwishyura amadeni. Ni kibazo abantu babarirwa muri za miliyoni bibaza buri munsi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku kuri ku mafaranga kudasanzwe kuvugwa, turifashisha ibitekerezo bya bamwe mu barigwije kurusha abandi ndetse n'inyandiko z'abahanga mu bijyanye n'iby'amafaranga. Nibyo hari ukuri tudakunze kubwirwa ku mafaranga, gusa nukomeza kubana natwe kugeza ku musozo uraza guhindura uburyo wafataga amafaranga. Ngiye nitwa Mirere Nzayikorera, Iwacu Success niho uri kunyumvira. Kora subscribe tubone gutangira. Birashoboka ko uri kutwumva utari mu bahangayikishijwe no kubona akazi, bivuze ko ugafite. Buri kwezi utegereza umushahara, ariko mbere yuko umushahara ugera kuri konti yawe uba waramaze kuwugabanya mu bitekerezo. Hari ubukode bugomba kwishyurwa, hari fagitire, hari amafaranga utegesha ugiye mu kazi, hari ibiribwa ndetse hari n'ibindi bitungurana bikagutwara amafaranga. Iyo ukwezi kurangiye usanga nta kintu na kimwe usigaranye, ukabona ni nkaho nta cyurusha udafite akazi. Ibyo twese niko bitugendekera. Bamwe muri twe bize imyaka myinshi bizeye ko diploma ari izabahindurira ubuzima, nyamara barangiza amashuri bagasanga kubona akazi ubwabyo bitoroshye, kandi niyo bakabonye umushahara ntubemerera kubaho ubuzima bahoraga barota mbere yo kubona akazi. Ibyo twese turabizi. Icyo gihe nibwo abantu benshi dutangira kwizera ko abakire bagize amahirwe, tukavuga ko bavukiye mu miryango ikize bityo nabikabakiza, cyangwa se ko babonye abantu babafashije. Hari nabizera ko nta muntu w'umukire adakoze ibintu bitemewe n'amategeko cyangwa ngahemuke. Ariko si byo byose ni ukuri. Iyo turebye amateka y'abakire benshi ku isi, dusanga benshi muri bo bataravukiye mu muryango ukize. Warren Buffett yubatse umutungo ahereye hasi aho twagereranya no kubusa, gusa yatangiye gucuruza akiri muto. Jeff Bezos yatangiye Amazon ayitangiriye mu igaraje rito, nyumiza guhinduka isoko rikomeye ku isi. Ibyo byose bitwereka ko hari ikintu aba bantu bumvisha abandi benshi batigeze basobanukirwa. Ikibazo si uko bakunda amafaranga kuturusha, ahubwo ikibazo nuko bumvise uburyo amafaranga akora. Abantu benshi bigishwa ko inzira imwe rukumbi yo kuba umukire hari ukwiga cyane, kubona akazi keza, gukora imyaka myinshi hanyuma bakizigama make make kuyo bakorera. Ariko iyo nama ishobora kugufasha kubaho neza, ariko ntabwo yagufasha kubaka ubutunzi bukomeye. Impamvu nuko umushahara wawe uba ufite umupaka. Niba wishyurwa amafaranga ku isaha, ku munsi cyangwa ku kwezi, amafaranga yawe ahora afitanye isano n'igihe ukoresha. Uko ukora amasaha menshi cyangwa iminsi myinshi ni kubona amafaranga menshi. Iyo urwaye cyangwa ufashe ikiruhuko, amafaranga nayo araruhuka, ntabwo akomeza kwinjira. Bivuze ko uri kugurisha igihe cyawe, kandi igihe nicyo kintu kimwe kitazigera kigaruka. Amafaranga ashobora kwiyongera, ushobora kuyatakaza ukabona andi, ariko isaha imwe imaze gushira ntushobora kuyigarura ngo uyikoremo ibyo wagombaga gukoramo utakoze. Iyo umuntu amaze imyaka 30 cyangwa 40 agurisha igihe cye kugira ngo abeho, aba amaze gutanga igice kinini cy'ubuzima bwe kugira ngo abone amafaranga. Niyo mpamvu abantu benshi bageze igihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bafite amafaranga make kurusha uko bari babyiteze, nyamara barakoze ubuzima bwabo bwose kandi bagakora cyane. Nanone ariko reka twibaze iki kibazo. Ese kuki hari abantu bafite imyaka 25, 30 cyangwa 35 bamaze kuba abamiliyoneri? Ese bo bakora amasaha arenze y'abandi? Igisubizo kiroroshye. Ntabwo ari uko bakora amasaha menshi, ahubwo nuko bamaze kumenya ko amafaranga adakurikira igihe gusa, ahubwo amafaranga akurikira agaciro utanga ku bandi. Iri ni ihame rikomeye cyane abantu benshi batigishwa. Tekereza umukinnyi w'umupira w'amaguru. Hari abantu bavuga ko ahembwa amafaranga menshi cyane atagira ingano, ariko ukuri nuko atishyurwa kubera kwirukanka mu kibuga gusa, ahubwo ahembwa kubera ko hari miliyoni z'abafana bishimira ibyo akorera mu kibuga, bakagura amatike, imyambaro iriho izina rye n'ibindi bicuruzwa bifitanye isano na siporo. Ni nako bimeze ku muririmbyi, umwanditsi, rwiyemezamirimo cyangwa se abandi bantu bafite ibigo bikomeye. Ntibahembwa kubera ko bakora cyane kurusha abandi, bahembwa kubera ko ibyo bakora bikemura ikibazo abantu benshi bafite, nubwo cyaba ari ikibazo gito cyane. Iri ni ihame rigomba guhindura uburyo ubona amafaranga. Niba ushaka amafaranga menshi, ntukajye utekereza ku mafaranga, ahubwo tangira utekereza ikibazo abantu bafite mu buzima bwa buri munsi ushobora gukemura. Utangire wibaza uti ni iki kibuza abantu kugera ku byo bifuza? Ni iki kibatesha igihe, amafaranga cyangwa amahoro yo mu mutima? Aho ikibazo kiri hose niho amafaranga aba yihishe. Amazon ntiyabaye ikigo gikomeye kubera amahirwe, yakemuye ikibazo cyo gutuma abantu babasha guhaha ibyo bakeneye batiriwe bava mu rugo. Google yakemuye ikibazo cyo kubona amakuru mu masegonda make cyane. Amahirwe nyayo ni ukubona ikibazo abandi batabona
cyangwa ikibazo babona ariko ntibagishakire igisubizo, kandi aho niho urugendo rwo kubaka ubutunzi burambye rutangirira. Iyo abantu bumvise ko amafaranga ava mu gukemura ibibazo, hari ikosa bakunze gukora ako kanya. Bahita batekereza bati, ngese nakemura ikihe kibazo? Sinshobora kubaka Amazon, sinshobora gukora porogaramu za mudasobwa, nta miliyoni nyinshi mfite zo gutangiza uruganda rukora ibikoresho abantu bakeneye, bityo sinzi ikibazo nge nakemura. Iyo mitekerereze nihagarika abantu benshi mbere yuko banatangira. Ukuri nuko ubucuruzi bwinshi bukomeye butatangijwe n'amafaranga menshi, bwatangijwe no kubona ikibazo abantu bahuraga bahura nacyo buri munsi. Mbere yo gushaka igisubizo, banza wige kumva abantu. Tega amatwi ibyo abantu bavuga mu buzima bwa buri munsi, umenye ngo ni iki bahora binubira, ni iki kibatwara umwanya, ni iki bavuga ko cyakabaye gihari ariko kikaba kidahari. Aho hose niho haba hari amahirwe. Abantu benshi bahora bashaka ibitekerezo bikomeye cyane, nyamara amafaranga menshi ava mu gukemura ibibazo bisanzwe. Ntabwo ikibazo cyose wakemura cyaguhindura umukire. Hari ibibazo bikemuka ku bantu bake, hari n'ibikora ku buzima bw'amamiliyoni y'abantu. Iyo ikibazo gikora ku bantu benshi, agaciro k'igisubizo karazamuka cyane. Niyo mpamvu sosiyete nka Google cyangwa YouTube zifite agaciro gakomeye cyane. Zikora ku bantu benshi hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu ugomba kwibaza uti, ese igisubizo ndi gutanga gishobora kugirira akamaro abantu bangahe? Niba gisubiza ikibazo cy'umuntu umwe gusa, amafaranga azaba make cyane. Ariko niba gishobora gufasha ibihumbi cyangwa miliyoni z'abantu, ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga buriyongera. Hari abantu batekereza ko ubucuruzi bwose ari bwo bubageza ku bwisanzure bw'amafaranga, ariko siko biri. Hari ubucuruzi bwinshi buba budatandukanye n'akazi ka nyakabyizi. Niba ibikorwa byose bihagarara igihe nawe uhagaze gukora, ntabwo wubatse ubucuruzi, ahubwo wihangiye akazi. Ubucuruzi nyabwo bugomba kuba bushobora gukomeza gukora n'igihe udahari. Niyo mpamvu ba rwiyemezamirimo bakomeye bubaka system, bubaka uburyo ibintu bikorwa aho kubikora byose ubwabo. Iyo ubucuruzi bwawe bugushingiyeho 100%, uba uri ikibazo cyabwo gikomeye. Ariko iyo abantu, ikoranabuhanga n'amategeko byubatswe neza, ubucuruzi bushobora gukomeza gutera imbere n'igihe udahari, urwaye cyangwa wigiriye mu biruhuko. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gushaka gukora ikintu cyose ubwabo bakikoreye. Bumva ko nta wundi wabibakorera neza nk'uko babikora. Ariko ko ubucuruzi bukura, ni nako ugomba kwiga kureka abandi bagakora ibyo udashoboye. Kubaka umutungo ntabwo bisaba gukora cyane gusa, ahubwo bisaba kubaka uburyo butuma akazi gakorwa n'abandi cyangwa n'ikoranabuhanga kadashingiye kuri wowe gusa. Ikindi abantu benshi bibeshyaho no gukurikira irari ry'ibyo bakunda, bakirengagiza ibikenewe ku isoko. Umuntu ashobora kwibwira ati, nzatangiza ubucuruzi nkunda. Nibyo, gukora ikintu ukunda ni byiza, ariko isoko ntabwo ryishyura ibyo ukunda, ahubwo ryishyura ibyo abantu bakeneye. Niba ushaka gutsinda rero, ugomba gukora ibintu bibiri. Icya mbere ni ugushaka ikibazo abantu bafite, icya kabiri ni ukumenya ubushobozi bwawe bwo gukemura ikibazo kurusha abandi. Aho ibi byombi bihurira niho amafaranga avukira. Iri ni isomo rikomeye cyane. Ntuzubaka ubucuruzi kugira ngo werekane ubuhanga bwawe, uzubaka ubucuruzi kugira ngo ufashe abantu. Iyo ufashije abantu benshi gukemura ikibazo gikomeye, amafaranga aba ari ingaruka y'icyo wakoze. Ntukiruke ku mafaranga, iruke ku gaciro, kubera ko amafaranga ahora akurikira agaciro. Kandi abantu batanga amafaranga yabo bishimye igihe babonye igisubizo cy'ikibazo cyari kibaremereye. Ariko si umaze kubona igisubizo gikora neza, niki gikurikiraho? Ibyo bita bikugira umukire. Reka dufate urugero rworoshye. Tekereza uramutse ufite restaurant. Niba ari wowe wakira abakiriya, ugateka, ugashaka ibikoresho kandi ugacunga amafaranga, ubwiye urwaye cyangwa se ugafata ikiruhuko, restaurant yawe irahagarara. Ariko niba ufite manager, abatetsi, abacungamari ndetse n'amategeko ugendera hasobanutse agenga uko ibintu bikorwa, restaurant ishobora gukomeza gukora neza n'igihe waba udahari. Icyo nicyo bita kubaka systeme aho kubaka akazi. Abantu benshi ntibakunda gutanga inshingano, batekereza ko nta wundi wabikora neza, ariko uko ubucuruzi bukura niko ugomba kwemera ko hari abantu bashobora gukora neza ibyo udashoboye cyangwa ibyo utagifitiye umwanya. Muri iki gihe cya internet, abantu benshi baba bashaka kugera ku nzozi zabo vuba cyane. Bashaka gutangira uyu munsi, ejo bakaba bafite imodoka nziza n'inzu nziza, ariko kuri nuko ubukire burambye bwubakwa buhoro buhoro. Ndetse n'abantu tubona bafite amafaranga menshi, imyaka myinshi yaranzwe n'ibigeragezo, amakosa, ibihombo n'ibindi byinshi tutabonye mbere yuko tubabona aho bageze ubu. Ariko se, iyo umaze kugera ku mafaranga menshi, nibwo ubuzima buba butangiye kugushimisha, cyangwa hari ikindi kiba cyihishe inyuma y'icyifuzo cyo kuba umukire? Ni iki wakora uyu munsi uramutse usinyiwe sheke ya miliyari imwe y'amafaranga? Hari uwavuga ko yagura inzu nziza, undi akavuga ko yagura imodoka y'inzozi ze. Hari uwavuga ko yazenguruka isi, undi agakura ababyeyi be mu bukene. Gusa iyo usesenguye ibisubizo nk'ibi neza, usanga hari ikintu kimwe bihuriyeho. Mu by'ukuri, ntabwo abantu baba bashaka amafaranga,
baba bashaka ubwisanzure. Amafaranga ni igikoresho gusa. Ikintu nyakuri abantu bashaka ni ubushobozi bwo kubaho ubuzima bahisemo, aho kubaho ubuzima bahatiwe n'ibibazo by'ubukungu. Abantu bashaka kubyuka mu gitondo batabanza gutekereza bati, ese ubukode nzabwishyura nte? Ese amafaranga y'ishuri ry'abana nzayakura he? Aha niho usanga impamvu nyamukuru ituma abantu biruka inyuma y'amafaranga. Si impapuro zifite imibare baba bashaka, ni amahoro yo mu mutima n'ubwisanzure. Ni umudendezo wo gufata imyanzuro idategekwa n'ubukene. Ariko ikibazo nuko abantu benshi batanga ikintu gifite agaciro kurusha amafaranga kugira ngo babone amafaranga. Icyo kintu ni igihe. Hari abantu babyuka saa 11 za mu gitondo buri munsi, bakajya ku kazi batishimiye, bagataha bananiwe, bakareba televiziyo cyangwa bakajya muri telefone kugeza basinziriye. Bugacya bikongera bikagenda bityo, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, imyaka 20 cyangwa 30 igashira batarabona impinduka zifatika mu buzima bwabo. Ntabwo ari uko batakoze cyane, ahubwo nuko bari bari gukoresha igihe cyabo mu buryo butabegereza ubwisanzure bifuzaga. Ntibisobanuye ko akazi ari kabi, ahubwo akazi gashobora kuba intangiriro nziza. Akazi gashobora kugufasha kubona igishoro, kwishyura ibyo ukeneye no kwiga ubumenyi bushya. Ariko ikibazo kiba igihe umuntu yemeye ko umushahara ari uzamugeza ku bukire yashakaga. Iyo niyo mitekerereze igomba guhinduka. Tangira kureba akazi nk'ishuri, tangira kureba umushahara nk'igikoresho, tangira kureba igihe cyawe nk'ishoramari. Buri saha ufite ushobora kuyikoresha mu bintu bibiri: hari ugukorera amafaranga cyangwa kubaka ikintu kizakorera amafaranga ejo hazaza. Abantu bakize bakora ibi bintu byombi, ariko ntabwo babiha agaciro kamwe. Bazi ko igihe kinini kigomba kujya mu kubaka umutungo aho kugurisha igihe cyawe. Nshuti bavandimwe, mudasiba gukurikira ibiganiro byacu icyuyu munsi n'aha tugisoreje. Ni wabanye natwe kugeza ku musozo, ni ikimenyetso cy'uko witeguye guhinduka ndetse no kwiteza imbere. Ndakwibutsa gukora subscribe niba ukunda ibiganiro nk'ibi.